Abantu mpamagayeyo barambwira ngo nzajye ngo kuri MTN bampe ku cyicaro cya MTN bampe historique hanyuma nyijyane kuri RIB hanyuma babikurikirane. Niba nabikora sinzi. Ni benshi mu bagiye baca mu gikari badushimira bavuga bati wakoze, ndetse n'ibindi bavuga bati twabonye message za Rivas, ndetse ngira ngo iyo ubonye message ya Rivas ntabwo biba bisobanuye ko amafaranga aje ako kanya. Ngira ngo murabizi ko hacamo iminsi itatu. Abenshi rero bakomeje kugenda babona message za Rivas, hanyuma ngira ngo murabizi iyo ibyo birangiye nibwo ubona kujya kuri RIB gutanga ikirego cy'uko ushaka gusubizwa ayo mafaranga. Hanyuma rero si ibyo ngibyo tugiye kugarukaho noneho uyu munsi, tugiye komoza ku bibazo benshi bakomeje kugenda bambaza mu gikari, ariko nkaza kubura uburyo ngenda nsubiza umwe kuri umwe. Nibyo tugiye kugarukaho nanone, mbasobanurire neza uko ibintu birimo gukorwa kugira ngo utaza gukora amakosa. Ngira ngo abenshi barimo gukora amakosa, akareba agakanda akanyenyeri nk'uko nari nabibasobanuriye, agiye kureba transaction yakoze, yasanga nta transaction zihari agakeka ko byarangiye. Oya, si uko nguko biri. So ibyo ngibyo rero nabyo turi buze kubigarukaho mu buryo burambuye. Ikindi kandi nanone ngira ngo abenshi bakomeje kugenda bashukwa bavuga ko TMP yagarutse ku murongo irimo gukora, ndetse kugeza izi saha hari abantu bashyize amafaranga muri iyo application isa nkaho nayo yakorewe copyright. Ubwo ni ukuvuga ngo isa nkaho yakoporowe kandi atari application ya nyayo nkuko mwari musanzwe mukoresha TMP, cyangwa se abari basanzwe bayikoresha bayizi. Yakoporowe iza kugaruka mu yindi sura. Benshi rero nabo ngira ngo bakomeje kugenda bashyiramo amafaranga muri iyo application. Please ndagusabye, niba washyizemo amafaranga yagaruze hakiri kare. Ndagusuje rero, ndetse ngo haye ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngo usaba gukora subscribe, ndetse ukibuka gukora like igihe video ubonye igufashije, ukibuka no kuyisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya amakuru. Kuri iyi nshuro nanone ngira ngo tugiye kugaruka ku kibazo cya TMP, ikibazo gikomeje guca ibintu hirya no hino, by'umwihariko nanone iyo TMP bavuga abantu benshi bagakangarana, nanone isa nkaho yagarutse mu yindi sura. Abantu batangiye nanone kongera gushyiraho amafaranga yabo. Ngira ngo mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayamamaza bavuga ko TMP yagarutse. Mu by'ukuri rero abantu babwira ko TMP yagarutse ni abantu barimo kubashuka. Please ndagusabye ntushyire amafaranga muri iyo application nshya yindi yasohotse. Nayo imeze gutya nkuko TMP yari isanzwe imeze, n'imikorere ni kimwe, ariko ndagira ngo umenyeshe ko iyo ari copyright ya TMP nyirizina, nayo igamije kurya amafaranga y'abanyarwanda. Niba rero ugira amakenga cyangwa se udakenga sinzi, gusa ugomba kubanza ugashishoza ukareba. Gusa nta muntu ushishikarije kugira igikorwa cya transaction cyangwa se cyo kohereza amafaranga muri iyo porogaramu nshya. Numva ngira ngo benshi mwakomeje kugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga bayamamaza nanone bavuga ko ari TMP nyirizina yagarutse. Mu by'ukuri ibintu bitari ukuri. Kuri iyi nshuro rero ngiye gusubiza abantu bakomeje kugenda banyandikira baca mu gikari bambaza ibibazo bitandukanye. Ngiye kubasubiza noneho mbonero no gushyira umucyo kuri iki kibazo. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda banyureza transaction message ndetse n'ibindi byinshi, gusa ntago ari ngewe ubifite mu nshingano. Ngira ngo icya mbere ugomba kubanza ugahamagara MTN bakaguha transaction history, then noneho ukabona gutanga ikirego kuri RIB. Ibyo ngibyo biri gukunda ku bantu byibuze bo bagiye bohereza amafaranga, ngira ngo guhera byibuze mu kwezi kwa karindwi gusubiza hejuru. Abo mu mezi yo mu kwa gatandatu, mu kwa gatanu nabona bigiye mbona banyandikira ari benshi, ariko nyine ndagira ngo mbabwire ko akenshi amafaranga nk'ayo usanga yaragiye ahita abikuzwa. So abantu biri buze gutanga umusaruro byibuze ni abantu bakoze transaction muri uku kwezi kwa karindwi. Ikindi kandi nanone ku bantu bambaje bati ese nk'abantu twahamagaye kuri MTN bakatubwira ko amafaranga yabikujwe, biragenda bite? Aho ngaho rwose niba bakubwiye ko amafaranga yabikujwe, ndakeka ubwo ngubwo nta kindi babihinduraho, kuko amafaranga ubwo yabikujwe urumva nta bundi buryo bwo kuyagaruza. Byibuze hari abanyandikiye barambwira bati batubwiye ko amafaranga hari abagiye bohereza ku makode, noneho ayo makode aza guhagarikwa. Abo ngabo nabo mu banyandikiye ngira ngo mbabwire ko ubwo icyakurikiraho wahita utanga ikirego kuri RIB kugira ngo baze gukurikirana ikibazo cyawe. Ikindi kandi reka nshimire abantu bakomeje kugenda batwandikira badushimira bavuga bati mwakoze kuduha amakuru. Ikindi mwakoze kugenda mudusobanurira step by step uko ibintu tubikora, ndetse hari nabo byagiye bitanga umusaruro. Nk'ubu hari watubwiye ko yamaze kubona reversal transaction. Ni ukuvuga ngo iriya message baguha bakubwira ko amafaranga wohereje yahagaritswe cyangwa se azaba reversed mu minsi itatu. Ni ukuvuga ngo iyo baguha iyo message aba hari amahirwe menshi yuko uri bwakire cyangwa se uri bubone ayo mafaranga wohereje. So ikindi nanone nshaka kugarukaho, abantu benshi bakomeje kwanga ko tuzana transaction history zabo hano kuri screen, ndetse benshi bakomeje kwanga ko ubwo twavuganaga dufata record kugira ngo tubashe kubasangiza amwe mu makuru y'uburyo bagiye babikoramo. Ariko ugira ngo uburyo bwa mbere ni ukubanza ugahamagara kuri MTN bakakurebera transaction history, then noneho ukabona
kujya kuri RIB gutanga ikirego witwaje iyo transaction history. Ngira ngo ibyo nari nabisobanuye no ku munsi washyize muri video ibanza. Please ikindi kandi nanone abantu bakomeje kugenda banyoherereza cyangwa se bambwira bati reka tukoherereze transaction history ndetse n'ibindi udufashe, ibyo bintu ntago birimo gukunda cyangwa se ntago bizakunda, kuko ikibazo cyawe ukibwira MTN kugira ngo babashe gukurikirana uko ibintu bihagaze, bakubwire niba ayo mafaranga wohereje yarabikujwe. Ngira ngo by'umwihariko nibwo buryo bahise bahitamo gukoresha instead cyangwa se kugira ngo banyoherereze izo za transaction history. Mu by'ukuri nta kintu nazikoraho. Icyiza rero ni ukuzohereza cyangwa se ni uguhamagara kuri MTN bakayiguha, ndetse igihe wanayibonye iyo transaction history ndetse na transaction ID, ibyo nibyo bigufasha kujya kuri RIB gutanga ikirego. Please abantu muri gukomeza kunyandikira mumbwira, ngira ngo birasobanutse uburyo bwo kwifashisha. Gusabye kandi nanone niba wabonye ibyo twakubwiye cyane by'umwihariko kuba bikoze ejo bundi, ngira ngo abenshi babonye reverse message, ni ukuvuga ngo mwaza mukadusangiza experience muri comment mukatubwira uko ibintu bimeze, ndetse niba ari na mugenzi wawe uzi muziranye ukamusangiza amakuru kugira ngo nawe abashe kumenya uburyo arifashisha agaruza cyangwa se akurikirana amafaranga yohereje muri program ya TMP. Hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi nanone watwandikira muri comment kugira ngo tubashe kumenya icyo twakosora ndetse n'iki twakongera muri video zitaha cyangwa se mu yandi ma video tuzakora mu minsi iri imbere. Rero mwakurikije step by step mukaba mwabonye result nziza, mujye muri comment musangize bagenzi banyu experience kugira ngo nabo babashe gukurikirana ikibazo cyabo. So ndagushimiye nanone wowe twabanye muri video kuvitangiye kugeza irangiye, ngusaba gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe wayikoze ndagushimiye, wibuke gukora like ndetse ugasharinga no ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya aya makuru.